Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none Imana ikuntumyeho. Imana irambwiye ngo nze nkubwira ngo humura ntabwo upfa. Umaze igihe kinini. Wari umaze iminsi myinshi. Yego. Ufite ubwoba bw'ubuzima. Yego. Ariko reka nkubwire ngo Imana iravuze ngo nuhumure ntabwo uri bugire ute, ntabwo uri bupfa. Dufite byinshi biteye abantu ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba. Haba abari muri biro bafite ubwoba, haba abamotari bafite ubwoba, haba agenda mu modoka bafite ubwoba, haba abicaye mu rugo bafite ubwoba, haba muri etaje bafite ubwoba, haba ababa mu nzu zisanzwe bafite ubwoba, haba abari muri kadasiteri bafite ubwoba. Ariko Uwiteka avuganye nanjye, abafite abana bafite ubwoba, abatabafite bafite ubwoba, abize bafite ubwoba, abatarize bafite ubwoba, abashomeri bafite ubwoba, abafite akazi bafite ubwoba. Ariko reka mbabwira ngo Imana ibantumyeho kano kanya. Imana irambwiye ngo mwitinya, muhumure, mwikuke umutima, kuko ntago mupfa. Nta muntu upfa mbere yo gupfa. Igihe kitaragira cyo gupfa ntabwo wapfa. Ndakurahiriye nta deni uri mu rupfu. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo witinya, wigira ubwoba. Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo dore guhaye imbaraga zo kunesha abamidiyani. Didiyoni ngamaze kubyumva ngarashidikanya. Tola nima nola sheni mandiwi edo, hanyuma ngarashidikanya. Koresha reka babwiraga imbaraga z'Imana zageze zikora ibintu bikomeye. Ha imbaraga z'Imana zageze zibasha guha umuntu imbaraga atarafite. Imana nishimwe. Hanyuma ngo marayika ageze kwa Didiyoni cyangwa kwa Yowasi, nibwo yasanze Didiyoni asekura ingano. Haramubwira ngo Didiyoni nibo bazaga. Haleluya. Umugisha w'Imana, abantu bajyana na Yesu we gutabara abandi w'Idola. Haleluya. Gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Ndishimye numva nguwe neza. Mana yambwiye ngo mbabwira ngo humura ntabwo upfa. Nibwo butumwa nkuzaniye, niryo jambo Imana impaye kugira ngo nze nkubwire. Nibwo buhanuzi Imana impaye kugira ngo nze nkubwire. Nuhumure nta gupfa guhari, nta bihari. Maze iminsi wumva amajwi menshi akongorera mu mutima. Maze iminsi ufite igishika gikomeye cyo kumva ko wapfa. Hari n'inzozi wigeze urota zikwereka ko upfuye. Hari n'amahereko menshi wabonye hakwereka yuko upfuye. Hari n'abahanuzi baje benshi bakubwira ko upfuye. Hari kumva ukuntu Imana intumyeho. Ndambwiye ngo ninkubwire ngo witinya ntago uri bupfe, wigira ubwoba ntago uri bupfe. Imana ishimwe, iyo rihimbazwe, Imana ishyigwa hejuru. Reka nkubwire ngo barozi baraguteye biruga bazenguruka iwawe mu gicuku cya nijoro baba bahari. Ariko reka nkubwire ngo nubwo umuntu ukuraga umuzi, ariko kumva ukuntu Imana imbwiye wimugirira ubwoba ntabwo uri bupfe. Amaze gushidikanya ngaravuga ngo ese mu bana bose tuvukana ni gute Imana yanumaho kugira ngo intoranye kugira ngo njye kurwanya abamidiyani. Ese yabonye ko mfite imbaraga kurusha abo tuvukana bari mu gisirikare. Imana iramubwira ngo sindore nk'uko abantu batoranya, ahubwo njye ndagutoranije kubera ko mbonye ufite umutima warwanya abamidiyani. Reka mbabwira ngo Didiyoni bagirana ikiganiro na marayika. Bamaze kuganira, hanyuma ngo Imana marayika abwira Didiyoni, aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, usubiye ruguru uzasoma. Genda uko imbaraga zawe zingana, ngo nzabana nawe, uzanesha abamidiyani ntunesha umuntu umwe. Hanyuma hepfo yango ruguru yaho gato y'ahantu dusomye hari ijambo ry'Imana, uzasome uzahumva. Didiyoni ngamaze kumva kino kiganiro agiranye na marayika, haramubwira ngo nyereka ikimenyetso kimamiriza ko ari wowe tuvuganye.
Gideyoni ngo amaze kumva Imana, Gideyoni ngo amaze kumva Uwiteka, hahita avuga ngo ngaho marayika amenye neza ko ari marayika. None niba uretse guma ahangaha ngenda nkuzanira ituro, nimara kuri kuzanira kubera kumbwiye ibintu by'agaciro, umbwiye ibintu bikomeye ntakekaga yuko byaba. Marayika gasigara aho ngaho. Ubu Gideyoni ngagenda ngo ngazana ituro, azana ngo imfizi yihene ngarayotsa agaburira marayika. Marayika ngo amaze kurya, amaze kubibona Gideyoni ngahita avuga ngo menye neza kuri marayika. Hanyuma ngagira ubwoba, ngaravuga ngo mbonye mu maso ha marayika, aravuga ngo ese sindi bupfe. Nibwira ijambo twasomye. Hanyuma ngo marayika abwira Gideyoni, aramubwira ngo humura, witinya, ntabwo uri bupfe. Haleluya. Humura, wigira ubwoba, ntabwo uri bugira ute, ntabwo uri bupfe. Ndashaka ko dusenga. Toni mini $4 gidima shenimi, ntabwo uri bupfe, wigira ubwoba, ntabwo uri bupfe. Reka nguhanurire mubye, reka nguhanurire nkubwira ngo gupfa ntabwo uri bupfe, niwakire kubaho. Nubwo wari uzi ko birangiye, warurwa uyu munsi mva mbabwire, reka manurire abantu bafite indwara zidakira. Ufite diabete, ufite kanseri, ufite umuvuduko, ufite parata, reka nkubwira ngo Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo ntabwo uri bupfe. Nubwo ibinini wa Yes, tunabasubije mwese mukurikira TV amahoro y'Imana bane namwe homerere ku mpera zisi zitandukanye. Bayibanye mu gitondo mugira igitondo cyiza, bahera ijoro ugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu kandi tubifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Wari urwaye Imana igukize, nawe utarafite ibyiringiro Imana iguhe ibyiringiro. Hanyuma utarakora subscribe akariko kanya kugira ngo uyikore, kore share, like, comment, sangize n'abandi kugira tujye tutubana mu gano byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Hanyuma twabwiye ko tuzatubatinda tuza tukongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Imbere ya kamera zacu turabona umwana w'Imana ari we ukorera kuri channel yitwa Sezerano Ryera TV, ariko afite indi channel icaho indirimbo yahitubwira muri aka kanya tugiye kumwakira ahita tubwire channel icaho indirimbo kugira ngo tutumenye aho tubariza indirimbo ze. Imana niba Umugisha, nitwa Prophet Patrick. Ndashimira wowe amaze gukora sabone, ndetse nawe turayikora wayikora kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Hanyuma channel murabizi ko nkora umurimo w'Imana, nkahanura, nkabwiriza, mbese icyo umwami ashoboje nkagikora, nkanaririmba. Hanyuma nahisemo gufata channel y'indirimbo cyangwa se indirimbo kuzishyira kuri channel yayo yonyine, kugira ngo uringi channel y'Isezerano Ryera TV igicaho ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, ndetse n'ubuhamya. Hanyuma indi mwareberaho indirimbo zanjye bayita Sirimba Patrick. Jyaho wandike Sirimba Patrick, urahabona amavideo menshi y'indirimbo maze gukora. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Hanyuma urakoze cyane kuba turangiraho iri Sirimba Patrick, genda nyarukiraho kuri subscribe usangize n'abandi, kandi inkunga yawe ni ingenzi, Imana izakuduhera umugisha. Hanyuma turagira ngo udusengere Imana kuko nyine bamaze kumenya ko ari Patrick Prophet, niwe mugiye kubana muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima kugira ngo azariganirire abari ku isi yose, kuko iyi channel yacu ntabwo igarukira mu Rwanda gusa, ntabwo igarukira muri Amerika gusa, n'isi yose iratureba cyangwa se iradukurikirana 5 kuri 5. Reka dusengera Imana ahita nakomeza atanya kudupfunyurira ku by'Imana yamupfunyikiye muri aka kanya. Murakoze, Imana ibamugisha. Turagushimiye mwami Yesu, uri Imana y'amahoro magari, uri Imana y'umugisha n'uhimbazwe. Haleluya. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo abakwizeye cyangwa se abakwiringiye bakizera izina ryawe wabahaye kuba abana b'Imana. Turagushimiye ko watugiriye icyizere. Paulo yandika amagambo akomeye, haravuga ngo ndashima Yesu Kristo ko wangize kwizerwa akangabira umurimo we n'uhimbazwe. Amen. Ndagushimiye akanya keza umpaye kugira ngo nganirize abantu bawe ijambo ryawe, ndakunshyigikira ubane nanjye, ukurane nanjye. Uwiteka udahari ntacyo navuga, ariko uhari ntavuga bikemera n'uhimbazwe. Umugisha umuntu wese udukurikiye, yaba ari mu modoka agenda, yaba ari mu nzu yicaye, yaba ari muri biro, Uwiteka umuhe umugisha, izina rye rihimbazwe. Urakoze mwami Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abajyana na Yesu gutabara abandi, nibo bazagabana we umugisha w'Imana. Abajyana na Yesu gutabara abandi we,
nibo bazagabana umugisha w'Imana, nibo bazaga haleluya umugisha w'Imana. Abantu bajyana na Yesu we gutabara abandi w'indola haleluya gutabara abandi, nibo bazagabana umugisha w'Imana haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none Imana ikuntumyeho, Imana irambwiye ngo nze nkubwira ngo humura ntabwo upfa. Ijambo ntago muryumvishije, Imana irima nasetsemo, numva nanjye ndishimye, numva nguwe neza. Imana yambwiye ngo mbabwira ngo humura ntabwo upfa. Yego. Nibwo butumwa nkuzaniye, niryo jambo Imana impaye kugira ngo nze nkubwire, nibwo buhanuzi Imana impaye kugira ngo nze nkubwire. Nuhumure ntabwo upfa. Umaze iminsi isi igutera ubwoba ukabona ugiye gupfa, umaze iminsi urwaye indwara ubona ugiye gupfa. Yego. Abaganga bagezeho bakubwira ngo genda urwarire mu rugo, igihe cyo gupfa cyawe nikigera upfe. Yego. Nje ukubwira ngo Imana yakuntumyeho mama, kweri Imana yakuntumyeho mubyeyi, yego, Imana yakuntumyeho kano kanya. Ntabwo ari ejo, today, uyu munsi, uyu mugoroba, aya masaha. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo humura ntabwo uri bupfe, ntabwo upfa, ntabwo upfa, ntabwo upfa, ntabwo upfa. Kuko Imana yambwiye ngo mbisubiramo inshuro nyinshi, ntabwo upfa, ntabwo upfa. Imana ishimwe. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu bacamanza. Ni abacamanza, ibice byaho ni ibice 6, umurongo waho wa 23. Abacamanza ibice byaho 6, umurongo waho wa 23. Ijambo ry'Imana rivuze gute? Riravuze ngo nuko Uwiteka haramubwira ati humura witinya ntupfa. Reka turisubiremo. Ijambo riravuze ngo nuko Uwiteka haramubwira ati humura witinya ntagupfa. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Iri ni ijambo nkuzaniye kano kanya nkubwira ngo wari umaze igihe kinini, wari umaze iminsi myinshi, yego, ufite ubwoba bw'ubuzima, yego, ariko reka nkubwire ngo Imana iravuze ngo nuhumure ntabwo uri bugire ute, ntabwo uri bupfa. Dufite byinshi biteye abantu ubwoba, abantu benshi bafite ubwoba, haba abari muri biro bafite ubwoba, haba abamotari bafite ubwoba, haba agenda mu modoka bafite ubwoba, haba abicaye mu rugo bafite ubwoba, haba muri etaje bafite ubwoba, haba ababa mu nzu zisanzwe bafite ubwoba, haba bari muri kadasiteri bafite ubwoba. Ariko Uwiteka avuganye nanjye, abafite abana bafite ubwoba, abatabafite bafite ubwoba, abize bafite ubwoba, abatarize bafite ubwoba, abashomeri bafite ubwoba, abafite akazi bafite ubwoba. Ariko reka mbabwira ngo Imana ibantumyeho kano kanya. Imana irambwira ngo mwitinya, muhumure, mwikuke umutima, kuko ntago mupfa. Ntago upfa guhari, nta bihari. Maze iminsi wumva amajwi menshi akongorera mu mutima, maze iminsi ufite igishika gikomeye cyo kumva ko wapfa. Hari n'inzozi wigeze urota zikwereka ko upfuye, hari n'amahereko menshi wabonye hakwereka yuko upfuye, hari n'abahanuzi baje benshi bakubwira ko upfuye, hari kumva ukuntu Imana intumyeho. Ndambwiye ngo ninkubwire ngo witinya ntabwo uri bupfe, wigira ubwoba ntabwo uri bupfe. Imana ishimwe, iyo rihimbazwe, Imana ishyigwa hejuru. Reka nkubwire ngo barozi baraguteye birirwa bazenguruka iwawe mu gicuku cya nijoro baba bahari, ariko reka nkubwire ngo nubwo umuntu ukuraga umuzi, ariko umva ukuntu Imana imbwiye wimugirira ubwoba, ntabwo uri bupfe. Nta muntu upfa mbere yo gupfa, igihe kitaragira cyo gupfa ntabwo wapfa. Ndakurahiriye nta deni uri mu rupfu. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo witinya wigira ubwoba, ntabwo uri bugire ute, ntabwo uri bupfe. Iri ni ijambo rikomeye umuntu bita Didiyoni
Imana yaramuhagurukije iramubwira ngo Didiyoni yasanze ari gusekura ingano hari munsi y'igiti asekura ingano babwira ngo Didiyoni ni umuhungu wa Yowasi. Hanyuma ngo Imana ituma marayika yamubwira ngo genda kwa Yowasi mu bahungu bose afite hariho akana k'agahererezi. Ako kana karisuzugura kabona ko nta kintu gashoboye, ariko kubera ko mushaka kumukoresha reka babwiraga imbaraga z'Imana zageze zikora ibintu bikomeye. Ha imbaraga z'Imana zageze zibasha guha umuntu imbaraga atari afite. Imana nishimwe. Hanyuma ngo marayika ageze kwa Didiyoni cyangwa kwa Yowasi nibwo yasanze Didiyoni asekura ingano. Haramubwira ngo Didiyoni Imana ikuntumyeho irambwiye ngo dore guhaye imbaraga zo kunesha Abamidiyani. Didiyoni ngo amaze kubyumva ngarashidikanya tola nima nola sheni mandiwi edo. Hanyuma ngarashidikanya amaze gushidikanya ngaravuga ngo ese mu bana bose tuvukana ni gute Imana yanumaho kugira ngo intoranye kugira ngo njye kurwanya Abamidiyani. Ese yabonye ko mfite imbaraga kurusha abo tuvukana bari mu gisirikare. Imana iramubwira ngo sindore nk'uko abantu batoranya, ahubwo njye ndagutoranije kubera ko mbonye ufite umutima warwanya Abamidiyani. Reka mbabwira ngo Didiyoni bagirana ikiganiro na marayika. Bamaze kuganira hanyuma ngo Imana ibwira marayika abwira Didiyoni aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, usubiye ruguru uzasoma, genda uko imbaraga zawe zingana ngo nzabana nawe uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Hanyuma hepfo yango ruguru yaho gato y'ahantu dusomye hari ijambo ry'Imana uzasome uzahumva. Didiyoni ngamaze kumva kino kiganiro agiranye na marayika haramubwira ngo nyereka ikimenyetso kimamiriza ko ari wowe tuvuganye. Didiyoni ngamaze kumva Imana, Didiyoni ngamaze kumva Uwiteka, hahita avuga ngo ngaho marayika menye neza ko ari marayika. None niba uretse gumahangaha ngenda nkuzanira ituro, nimara kuri kuzanira kubera kumbwiye ibintu by'agaciro, umbwiye ibintu bikomeye ntakekaga yuko byaba. Marayika ngasigara aho ngaho. Ubu Didiyoni ngagenda ngo ngazana ituro, azana ngo imfizi y'ihene ngarayotsa agaburira marayika. Marayika ngamaze kurya amaze kubibona Didiyoni ngahita avuga ngo menye neza kuri marayika. Hanyuma ngagira ubwoba ngaravuga ngo mbonye mu maso ha marayika. Aravuga ngo ese sindi bupfe nibwira ijambo twasomye. Hanyuma ngo marayika abwira Didiyoni aramubwira ngo humura witinya ntabwo uri bupfe. Haleluya. Humura wigira ubwoba ntabwo uri bugira ute ntabwo uri bupfe. Ndashaka ko dusenga toni mini fo dola gidima shenimi ntabwo uri bupfe wigira ubwoba ntabwo uri bupfe. Reka nguhanurire mubye, reka nguhanurire nkubwira ngo gupfa ntabwo uri bupfe niwakire kubaho nubwo wari uzi ko birangiye warurwa. Uyu munsi mva mbabwire reka manurire abantu bafite indwara zidakira. Ufite diabete, ufite kanseri, ufite umuvuduko, ufite parata, reka nkubwira ngo Imana ikuntumyeho irambwiye ngo ntabwo uri bupfe. Nubwo ibinini wabyaye inshinge za buri cyumweru, reka nkubwira ngo nukuri kwiyera ntabwo uri bupfe kuko Imana amahoro ikuntumyeho ifite misiyo nziza yo kugukiza ku buzima bwawe. Reka dusenga Imana. Urabyizeye dusenga n'Imana. Wa mubyeyi urabyizeye, wa mupapa urabyizeye, nubwo umaze iminsi urwaye ufite kwizera dusenga n'Imana yuko utari bupfe uri bubeho. Niba ubyizeye rero reka dusenga n'Imana. Njya ndasengera umuntu wizeye, utizeye wapi. Umuntu wizeye ukumva ko utari bupfe nubwo wari ufite amajwi menshi akwereka kupfuye ntabwo ugipfuye. Haramubwira ngo witinya ntabwo uri bupfe. Niko Imana ivuganye nanjye. Ndagushimiye mwami Yesu. Tola nimi nifo shenimi tola gidima henima ndashando pawa gidima ndiko. Ndagushimiye mwami uri Imana igira neza, uri Imana y'umugisha, uri Imana amaboko magari, nta wakwiringenga mware, nta kwiringira akorwa n'isoni. Uyu munsi numye guhanura, reka ubuhanuzi butangira nonaha narava n'imbere ya kamera. Utangire ukiza abantu, utangire ugire neza abantu. Ndagushimiye bari bafite ubwoba ubahaye gushira amanga bari. Haleluya. Imana ishimwe. Urakoze mwami Yesu, wumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.